ibihe byiza kumwaka subscribe kuri Universal Media TV na utraka subscribe na umwe kana subscribe kugira ngo ibintu byacu bikugeraho gatanu kuri gatanu. Ngewe nkuko bisanzwe mumenyereye ndi Success P ushaka kwita Papagiana. Uyu munsi ndagarutse muri studio nari maze iminsi ntari kuboneka kubera zindi gahunda z'akazi zitandukanye zo kujya kuri tele. But now today nagarutse muri studio nje kubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero ndi kumwe n'umukobwa ntabwo ndi umuvuge n'umuntu mukuru aratwibwira mu buryo bwa gihanzi nk'umuhanzi atubwira mu buryo bwa gihanzi. Turwaye ikaze. Nukuri ineza n'imbabazi bizanyomba iminsi yose, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose nyiho. Mazina yanjye ni Turadukunda Kirere, mfite imyaka 20. Murakoze. 20 yose? Yes. Yewe nyine. Imyaka 20. Abagaye? Abaga nyine mu rugo ndi kwitegura nyine gukora examen. Uri muri senior 6? Muri senior 6 ngiye gukora examen. Yarangije ukiri muto sha? 20 urumva ndi muto. Okay, thank you so much. Nabyumvise yitwa Kerere, hariya Kerere Adukunda. Yes. Yitwa Kerere Adukunda. Akaba ari umuhanzi nkuko mwabyumvise yabibwiye. Nubwo yatangira indirimbo y'undi muntu ariko ntekereza ko buriya nawe afite ize. Wumva ubuhanzi bwawe ko buririmba, wumva ubuhanzi ari ikihe kintu wumva bizakugezaho? Ubuhanzi nyine ikintu bwenda bwangezaho bikomeje ko ntabwo ndaba umuhanzi, ahubwo ndi kugerageza kuzaba we. Ikintu wenda cyabyangezaho byafasha kugera ku nzozi zanjye nifuza. Yes. Ese ugikurikirana abandi bahanzi wenda sinzi niba uririmba gospel cyangwa secular music, ugikurikirana abandi bahanzi baririmba wumve ibi byo bacamo, wumva ukuntu bibagora wenda kuririmba kugira ngo wajye muri studio recording indirimbo, amakuru yabyo yakurikirana? Ese nakurikirana. Ese wumva ku giti cyawe ukurikije nzi neza ko gukora indirimbo muri studio bigoye kuri iki gihe ho byaranahenze, wowe wumva kuki ukuntu bibavuna n'amafaranga kunasigaye agoye kuyabona, wowe wumva uzajya muri studio ugakora indirimbo ukarecordinga abantu bakakumva? Kubera Imana bizakunda kuko nabo ngabo bageze ku rwego bashaka, nango nyine bazamutse ngo barugeraho, bahereye hasi nyine nabo baganirije wasanga byarabanje kubagora, nta kintu kibura imbogamizi, ariko nyine kubera Imana bizakunda. Kubera Imana? Imana ifasha uyifashisha. Natwe tuba tubirimo. Ari kwiyamaza Imana ariko ukanahabibikanira kugera kuri ibyo bintu. Okay, thank you so much. Hanyuma se wowe ku giti cyawe wumva kuririmba bimaze iki? Kuririmba wenda rugero nko kuririmba indirimbo za gospel. Cyambere nje kuri njye bamwe bashaka kwamamaza nyine ubutumwa bwiza, abari kumva nyine iyo ndirimbo yanjye bakaba babasha kugira message bakuramo. Ikindi kandi kuririmba ni byiza ku buzima bwa buri munsi. Bituma umuntu agira ate? Bituma umuntu yishima. Bituma umuntu yishima, stress zo hanze kazisiga kajya muri mood nziza. Okay, thank you so much. Ntekereza ko mu ndirimbo zose ufite cyangwa se mu byo uririmba byari byo, ntekereza ko utabura aho ngaho ugafite indirimbo zawe runaka wihimbiye. Yes. Dore nk'agace gato mu ndirimbo wahimbiye yawe bwite, abantu bumve niba koko ibyo bintu uzabyinjiramo ufite gahunda. Duha agace gato. Ntabwo biba byoroshye gufata indirimbo yawe nyine utarasohora ngo wayimurika abayumve, ntabwo biba byoroshye. Duha akantu gato nk'umuhanzi, akantu gato nk'umuhanzi. Gace k'indirimbo yitwa Mfata. Ni indirimbo y'urukundo? y'Imana. Mfata ukuboko Imana. Aravuga Data mwiza wo mwijuru, fata ukuboko kwanjye ungendeshe
nyoborwe n'umwuka wawe, nyoborwe n'umwuka wawe, data mwiza wo mw'ijuru, fata ukuboko kwanjye ungendeshe, nyoborwe n'umwuka wawe, nyoborwe n'umwuka wawe. Ko nta karufore k'indirimbo yitwa mfata. Iyo ni chorus. Yes. Indirimbo ko ari nziza. Ba supporting nyine bashe kuba nageza muri studio. Indirimbo ko ari nziza. Wayirimbye ikarangira mwana. Try your best please. Wenda uririmbe igitero kimwe ushyiraho na chorus. Okay. Igitero cya mbere kiravuga ku munsi w'amateka abera buzuzwa umwuka, ku munsi w'amakuba hahishurwa byose byahishwe, n'igihe cyo kuzamurwa kubera, n'igihe cy'izamurwa ry'abera, data mwiza wo mw'ijuru, fata ukuboko kwanjye ungendeshe, nyoborwe n'umwuka wawe, nyoborwe n'umwuka wawe, data mwiza wo mw'ijuru, fata ukuboko kwanjye ungendeshe, nyoborwe n'umwuka wawe, nyoborwe n'umwuka wawe. Okay, thank you so much. Mwabyumvise rero ni umuhanzi Karere Iradukunda. Urumva ko uyu mwana afite impano. Abantu mujya mureberera inyungu z'abahanzi, mufite mu nshingano, mufite ubushobozi, mujye mureba abana nk'aba ngaba mubafashe, mureke gukomeza kujya mufata abahanzi banini anga bari bo mujya muzamura. Ubwo ndabwira abantu bo managinga abahanzi, mufate n'abatoye mu bazamure mu bahere kuri fondation muhere hasi, sibyo siko bimeze. So rero ni umuhanzi Claire, murumva yuko rwose impano arayifite yose, ibyo ashakisha ngira ngo urumva ko nk'indirimbo niye, byumvikana yuko aramutse agiye muri studio akayikora yazana indirimbo iryoshye ku buryo ajya gukompeta na zimwe bano ba Ndashimira bakora, ntago bikaze n'izibikaza ari amagi. So rero yes, ugomba kwiyizera n'izibikaza ari amagi. Uriya muntu ubona atwaye imodoka ushobora kuzanga rero ku gitokoma. Gitokoma urakizi? Oya. Nanu bakita muri gitogotogo. Ikiboro kimeze nk'igare bakoraga mu biti bakagira amapine y'inkuze y'indirigi. N'indirigi. Niko bayita inazi. Oya. Kuvuka iwacu. Indirigi. Indirigi. N'aba yita igiti, twe twahitaga igitokoma kera. Mvi nawe kita muri gitogotogo. Ariko iyo umuntu yakigendagaho wamanukaga ku musozi ukumva kiri kuvuga cyane kubera ko cyagenda gikubita hasi. So rero n'izibikaza ari amagi. Nkuko tubivuga mu mugani wa Kinyarwanda, zibikaza ari amagi. Bariya bose ubona bari hejuru batangiye hasi nkawe, siko bimeze. So indirimbo ni bisaba iminota ingahe kugira ngo ukoze indirimbo wandika ishakire na melody? Nta minota. Ko ngiye mvuze ngo ngiye indirimbo nyine ikaza mu mutwe, ntago mvuga ngo ufashe ikayi n'urupapuro ngo ngiye kwandika ngo nzi gushaka melody nyuma. Ngiye ndashorerana nyine, nimba ari amagambo na beat bikajyana nyine, iyo ndirimbo yije ntago nyibagirwa. Mpita nyifatirana nkayandika ishyushye. Bivuze yuko hano ushobora gukora indirimbo kakanya. Ariko kuvuga imirongo tuvuga wenda ririmba ushobora ukaririmba uvuga ati mvuge ko umuziki ari mwiza, ukoramo amagambo n'indirimbo na melody.
byiza by'umuziki byo kuririmba wabishobora nikorera nawe nyine abantu bareko iyo mpamvu ibyiza byo gushaka umuziki byo gukunda byo gukora umuziki byo kuririmba kugira nawe ushobora guhita ukora nyine indirimbo iboneka kubera binunguje ntabwo natambishobora ahubwo kereka nitoye nyine ngatambikora ako kanya nta muntu ubimbwirije nta muntu ubikubwiye mwere kumva nyine mwumva indirimbo iraje ngatandirimba wabishobora nakubumbwiye ngo kora ngo kwitsanganyamatsiko iyi n'iyi biragorana ariko utagashaka uzashaka biti uzashaka biti naza gutuma muri studio nkaguha biti ugatekamo amagambo direct ako kanya adafite ahaturutse ushobora guhita uririmba umuziki ndanaga byumva ku baraperi kubitara umuziki kabisa cyangwa kuvuga kuri universal media ukahita imirongo so ntekereza ko rero ubwo wavunika ukicara ukandika indirimbo ufite n'intego zigiye zitandukanye zo kuzajya muri studio ugakora nawe ukumvikana kuri za social media no kuri radio mu ndirimbo zivuye muri studio so rero ntekereza ko imishinga ufite ni myiza ariko ni urugamba bisaba kubiharanira urabizi bisaba gukora cyane ko muri iyi minsi n'ubise umuziki byarahenze ushobora kujya muri studio ukayikodingira hafi mu 200 audio yonyine video itarazaho urumva video yo gutwara amamiliyoni rero ntabwo muri kino gihe umuziki woroshye so twari kumwe na Kerere dushobora gusoza baririmbira ushobora gusoza aturirimbira kandi karirimbo ke kiyanjye oya naho njya kuri indirimbo yanjye indirimbo za gakondo ndazizi Kamariza bituma karirimbo ka Kamariza kamwe kumve Kamariza Kamariza nyine cyangwa undi muhanzi Kamariza nya ubusa amata n'amateye agahinda nta managwa badutwaye uw'ingenzi bakobwa baduteye agahinda mbe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe mbe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe mumumburize bakobwa mumumburize babyeyi karumunaka wenda basaza basigiye nde mbe nyoko kubyara Loreti aziyambaza nde mbe nk'abatoba we watetesheje uwo baziziki dore ya nshuti yawe Loreti nzamubwira iki n'abazanyina titati ntarihe azamubwira iki n'abazanyina titati ntarihe azamubwira iki agashiki Loreti yenga zagahoza Loreti windiriza wana mama kwiririza wana shenge mbe Loreti ibyo wabyibashije ute kubabaza bamwa wanyeshenge utujijije iki abarira nimu yihanagure mwicecekere
murusheho kumusabira mwese azarwubake neza, murusheho kumusabira shenge azarwubake neza. Yes, mwabyumviye ni umuhanzi Claire adimba neza n'ubundi nkuko mukizi muri cya kiganiro The Talent Exist, ni za mpano tuzagenda tureba. Reka tumubwire ngo Imana kugenda imbere mu mishinga yawe zagufasha muri studio tujye twumva kuri radio, sibyo? Thank you so much. Njye nari Success P kuri Universal Media TV Rwanda, nari kumwe n'umuhanzi witwa Claire Iradukunda. Niba utaraka na subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho 5 kuri 5. Yes. Are you there? Are you sure? Are you sure that there is